ikintu kizatuma utsinda Satani ni ukuba wubatse neza gusa imbere muri wowe, ariko ibibazo ni rusange. Nta garanti Imana yigeze iduha ko tutazaca mu bibazo, ahubwo uburyo twitwara mu bibazo nibyo bigaragaza ko twubatse dukuze. Abantu babiri bahura n'ikintu kimwe, umwe kigahita kimusaza akayindera, undi nawe ukabona arakomeye, biterwa n'imbaraga yubatse zo kunyura mu bibazo. Rero ntekereza ko kimwe mu byo dukwiye kwitegura nk'abakobwa ni uko dukwiye kubaka imbaraga zizatuma duhangana n'imiyaga iri hanze, ingo zidasenyutse, natwe tudasenyutse ubwacu. Nabahitiramo rero abari hano mwese kubakira ku Mana. Nimwubakira ku Mana bizakomera. Yesu yaciye umugani w'inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. Imivu yikubise kuri ya nzu yo ku musenyi, kugwa kwayo kwabaye kunini, ariko inzu yo ku rutare ntabwo byashobotse kwigwa.